Mushumba, hari akandi kabazo numvaga nshaka kubabaza. Ukurikije cyangwa se aho duheruka kuvuganira tuvuga ku bantu bakunda igihugu, ku gukunda igihugu, kukirwanirira, ese ninde ukwiriye kuba arwanirira igihugu, ninde ukwiriye kuba mbese n'umunyapolitiki. Hari akandi kabazo nje kugira ngo nkubaze nako, hanyuma nako katuganirizeho. Turimo turumva intambara hirya no hino ku isi pe, ndetse ugasanga biteye ubwoba n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko icyiza cyangwa se umugisha dufite nuko dufite umuyobozi utajya utinya, utagira ubwoba, utikanga ngo kubera iki bariya barahagurutse ngo ahinde umushyitsi, apfa kubaza icyo yavuganye n'Imana ye, apfa kubaza icyo yumva yakorera igihugu cye kikaba amahoro, nta bwoba agira. Rero iyo umuyobozi cyangwa umupapa w'urugo adafite ubwoba, noneho abana atunze mu rugo bakagira ubwoba, biba ari ikibazo. Wasanga inkiki abasana basanishije amasengesho gusa. Oya ngo basanaga nuko kwako kumwe gufasha umwaro kugasana. Ibyo se nukuvuga iki? Nuko ubwo n'uruhare rw'itoro mu by'ukuri. Oya mu mutwe hasi abariwe n'amavubi se babayeho barapfuye. Yego. Icyo rege ngo ntibacyumve neza ko icyo twita ingabo y'igihugu, ingabo z'igihugu ziriho kurwanira igihugu no kukirinda. Yego. Ariko zikora gutyo. Yego. Ikibi kikaba kwica umuntu arengana. Yego. Ariko kwica umwanzi w'igihugu ntabwo byari icyaha muri Bibiliya. Yesu adufasha cyane. Amen, amen, amen. Mushu, ndumva ugerageje gusobanura uko bishoboka kose, kandi abadukurikira ndizera yuko bari butungana mu mitima yabo, abatekerezaga yuko bo bari abapagani nta gukizwa kuko bafashe intwaro, ntabwo ariko bimeze. Mushumba, hari akandi kabazo numvaga nshaka kubabaza. Ukurikije cyangwa se aho duheruka kuvuganira tuvuga ku bantu bakunda igihugu, ku gukunda igihugu, kukirwanirira, ese ninde ukwiriye kuba arwanirira igihugu, ninde ukwiriye kuba mbese n'umunyapolitiki. Hari akandi kabazo nje kugira ngo nkubaze nako, hanyuma nako katuganirizeho. Turimo turumva intambara hirya no hino ku isi pe, ndetse ugasanga biteye ubwoba n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko icyiza cyangwa se umugisha dufite nuko dufite umuyobozi utajya utinya, utagira ubwoba, utikanga ngo kubera iki bariya barahagurutse ngo ahinde umushyitsi, apfa kubaza icyo yavuganye n'Imana ye, apfa kubaza icyo yumva yakorera igihugu cye kikaba amahoro, nta bwoba agira. Rero iyo umuyobozi cyangwa umupapa w'urugo adafite ubwoba, noneho abana atunze mu rugo bakagira ubwoba, biba ari ikibazo. Rero hari ikintu natekereje ndibaza se ko turimo twumva intambara hirya no hino, reka twe kubica uruhande na Kongo, turabizi ko birimo bisakara hirya no hino, bituma n'amahanga duhagurukira bene nk'ibyo byose. Noneho nkavuga se ko ndeba umuyobozi wacu aba yahagurutse, yasobanuye, yavuze, yego n'abanyapolitiki bagahaguruka n'abandi bagahaguruka, ariko noneho nkibaza Mushu, ese ibi bintu itorero, reka mvuga itorero muri rusange, kuko nimvuga itorero ubwo nshobora kuvuga ngo ese abayisilamu birabareba, ese abadeperi birabareba, ese akatolike birabareba, mvuze mbese umuntu waba usenga wese wamenye Imana akaba asenga iyo Mana, ese we agira ruhare ki muri izi ntambara. Intambara ni ijambo rimwe ariko rikuyemo ibintu byinshi, ariko reka twivugire nk'ibireba igihugu cyacu. Twebwe niki dukwiriye gukora nk'abashumba, nk'abadiyakoni, n'itorero muri rusange? Yego. Yego, kimbwireho n'abadukurikira babyumve, bumva uruhare rwabo. Igihugu iyo gitewe, yego, ntabwo ingaruka ziba ku muyobozi, yego, ziba ku ngabo gusa, yego, n'umwana uri mu uruhinja n'ukuri, yego, n'uruhinja wavutse kandi n'ikiba amahoro kigatekana, kikagubwa neza, kikarumuka, kikera, yego, ibyo byiza biragera kuri buri wese. Yego. Umbajije icy'itorero rimaze muri ibyo. Yego. Uruhare rwaryo n'uruhe? Banda nsobanura twumva ko iri jambo itorero nagiye mbivuga kenshi. Yego. Ririmo amatorero kabiri. Yego. Itorero riboneka bita église visible, n'iritaboneka ryo invisible. Yego. Iyo ritaboneka rero
niryo rizwi na Kristo aribyo Pawulo yabwiye Timoteyo ngo arabazi ngo abayirabazi irabazi nyine ibazwi n'umuntu wari wese yego ni niyo mpamvu tubazwa guca imanza nuko nyiri tora ari uzi yego ariko noneho aya ngaya aboneka agaragara niyo mubona afite amazina ahantu runaka cyane bariya ni protestant bariya ni catholique bariya ni pentecôtiste bariya ni methodiste donc ari amazina yose yego ni izina ry'amatorero aboneka les églises visibles afite icyicaro hanaha afite abakristo mu gitabo cyangwa gutya afite umushumba witwa yego nabyumvise nabyumvise mushu ndetse buriya muzasanga niyo mpamvu mu mvugo yacu dufitemo ijambo ryanze kuvangura yego amadini n'amatorero yego namubyo yego cyane amatorero n'amadini ese burya babashatse kuvuga iki ntabwo nabo buri kintu bisobanura uhasanga badafite ubusobanuro bwabyo neza amadini ni izina nabyumvise ari amazina naho byubatse naho amatorero ni bene bo n'abayoboke bayo b'amadini yego ugiye kurasa no kubisobanutse noneho uyu muntu witwa umunyedini cyangwa umunyetorero uruhare rwe mu biba ku gihugu byiza cyangwa bibi uruhare rwe ni uruhe niba ari bisaba gusenga nagisengere kandi biragenda bitukemo rwa rukundo agikunda ntawapfa kubikora usanga uba ugikunze wumva ukikorera umutwaro wumva ugifitiye igishyika intambara nk'izi nizaduka wumva ufite umutwaro wumva wasenga n'icyo wakora ugikore aho bigusaba kuvuga ukivuge neza ntabwo ndi bubaho ingero nyinshi ndafata urwa Elisa nk'umunyamasengesho sibyo reka Elisa tumwite umupantekote muri iyi minsi umuporoso reka Elisa tumwite umudivantiste muri iyi minsi donc Elisa tumwite umunyedini runaka umukristo mu itorero runaka usenga dusomye mu bami ba kabiri turahasanga ijambo ritwereka ukuntu Imana yakoresheje Elisa Mana yanjye igice cya 6 abami ba kabiri igice cya 6 Elisa ku murongo wa 8 muri iyo minsi umwami w'Isiriya bibutse ko Siriya cyari igihugu kirwanya Abisiraheli yari aduyi umwami w'Isiriya yarwanaga n'Abisiraheli maze ajya inama n'abagaragu be aravuga ati bunaka niho hazaba urugerero rwanjye ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisiraheli urabyumvise ati wirinde guca bunaka kuko ariho Abasiriya bamanukana kugutera umwami w'Abisiraheli nawe agatuma umuntu aho ngaho umuntu w'Imana yabaga avuze amuburira nuko akajya akira muri ubwo buryo si rimwe si kabiri tugarukira aho ngaho gatoya Elisa nk'umukristo Elisa nk'umunyetorero yego Elisa nk'umunyamasengesho nta cyombo agira cya gisirikare yego siboko cyane Elisa si gitifu Elisa ntabarizwa muri polisi yego Elisa ntaba mu ngabo yego ariko Elisa haleluya amina kubukunda kundi igihugu cye n'ukuri ni mu bigenzurira mu ryitondere mu rigenzura murasanga Imana idashobora gufata message nk'iriye yakiza igihugu ngo yihe umuntu cyanga aho ntabwo bishoboka we ntibishoboka yego kandi nanjye ndimo nasinabyenza gutyo yego mbaye yego vuga buriya message Imana yacishaga muri Elisa nizo izi ko ziri bugira umumaro ikindi kandi nuko izi ko agikunda iramusanze nta cyombo nta n'itumanaho nta makuru afite yandi yego ariko iramubwiye tumva izi nzozi nguhaye ngo akabona rose umwami w'Isiriya ibyo ari mu gupanga byose Imana ikabimuzana akabirota akabona ngo igitero iherero kicihanaha umwe akamubwira ati ibi mbikwereke kugira ngo bibwire umwami wa Isiraheli kandi so kubimubwira ngo ye kwataka no ahubwo ahindura inzira
yego ibyo se mu gisirikare ntibikenerwa cyane birakenerwa umwanzi ari cyane hehe cyo ni kimwe yashinze ibirindiro ahagana he ese afite intwaro ki ibyo birakenerwa noneho uyu mukozi w'Imana Elisa ngo yamara kubimenya agahita atuma ku mwami wabo w'Abisiraheli ubwo ni nk'umunyamasengesho w'umunyarwanda wagize icyo ahabwa hanyuma gituma kuri he His Excellence ashaka uburyo bimugeraho namenye ko bari bunyura uyu munsi baratera bateye namwe rero ntabwo Imana yavuze ngo muhagarike kujyayo ahubwo yavuze ngo muhindure inzira yego biravuga ngo nuko umwami w'Abisiraheli akajya kiratyo si rimwe si kabiri byabaye kenshi haleluya amina bantu b'Imana muduteze amatwi torero ry'Imana ni mwumva uruhare mu ntambara igihugu kirwana yego ni mwumva uruhare namwe mwagira mu gukiza mu gutabara igihugu mu kugisova yego nugikunda ni processes nugikunda nibwo Imana izakumenyesha ibikirwanya nibwo izaguha gahunda yose uteye yego igihe nifate na gahunda y'umwanzi yikumenyesha haleluya mwagiye mwumva hari message dutanga nuko twabaga twabwiwe iby'igihugu cyacu amen twaba twabwiwe uko umwanzi arimo kugambirira yego twabibwirwa tukabitanga mu bwenge ariko bukumva bakaba bakabyumva ntabwo Imana ishobora kugwishura iby'igihugu n'imigambi y'umwanzi itazi ko gikunda ntabwo bishoboka kuko ibiri bifata imigambi yo mu banzi banga igihugu yihishurira abagikunda cyane nuko twabivuga yego rwose tuvuye aho ngaho ni mwibuke mu gihe cyose cya Yesu ubwo tuje mu isezerano rishya yego kuki nubwo Yesu yari afite abamurwanya barwanya ivuka rye barwanya iby'imirimo ye nubwo umurinzi we Yosefu yamuhungishaga kuki nyuma yo guhunga marayika yababwaga ati garura umwana iwabo yego garura umwana iwabo umwana na nyina bagarure hehe bagarura iwabo bavane muri Egiputa yego bavane muri Ethiopia bavana hanaha bavana aho bari batorongereye bagarure hehe iwabo nuko yarizi icyo Yesu ari cyo mu gihugu yego n'umumara azagera mu gihugu cye izina ry'Imana rishimwe cyane amen kuki se yavukiye i Nazareti agakuririra yavukiye i Betelehemu agakurira i Nazareti kuki se yajyanye ubutumwa i Galilaya ugasanga ari aho ngaho gutyo naratangaye aho Yesu yabwiye ubwoko bwe yego arabavuga ngo ntimureba ngo nubwo intambara no kugeragezwa biri mu kubaho yego ngo muzajya kurangiza Isiraheli yose muyizunguruka ngo maze gutabara ugasanga aberetse yuko ntabwo bazajya kurangiza imidugudu y'Isiraheli bataratabarwa ariko ntibazahungire hanze yacyo mugumemo musirikira aho ngaho muzatabara ariko mutagiye hanze Yesu adufashe cyane amen itorero rigomba kumva uruhare rwaryo mu gihugu yego amasengesho yaryo akagira umumaro igihugu ngana ku musozo ndagira ngo nibutse abatwumva yuko gukunda igihugu no kugisengera yego yewe no guhabwa message yacyo ukayitanga ntabwo ari ukubura ubwenge ababara cyane iyo n'ubisara bavuga gutyo ko gukunda igihugu ari ukwivanga uba wivanze erega mu mikirizwa yacu mu gihe cyacu cyo gukizwa abantu bavuga no kuba umusirikare ubwabyo ari dayimoni ariko rero ni ibintu bitoroshye runaka ngo wa muhungu baribaga muri korali ngo kuntu yarahagurutse neza mu mwami ariko abadayimoni baramutwaye sha bamutwaye he ngo abaye umusirikare ati biriya bacumuye ku Mana nibwira ko nizere ko Mana yanjye iyo myumvire igenda ishira reka twizere ko yashize ko twagiye twigisha yego nigeze gutegura inyigisho hano muri Bibiliya murazizi sinirwa njye kuhazoma nahantu bavuga ngo nuko n'abasirikare babaza umwami Yesu bati twebwe ibyacu tugifatemo dute ubwo nari mbere ko no ku gihe cya Yesu n'abasirikare bakijijwe yego
kandi bakizwa bari hehe mu gisirikare. Icyo Yesu yababwiye nicyo wabwira n'umusirikare wese, yarabwiye gusa ngo ibihembo byanyu bibanyure. Amina. Mwe kugira umuntu mwamburisha igitugu. Yego. Ibihembo byanyu bibanyure. Kandi koko niyo discipline dufite. Ariko icyo nshaka kubwira batwumva no ku gihe cya Yesu igisirikare cyari kiriho. Yego. Igisirikare ni abakristo nk'abandi barwaniraga igihugu cyabo, kubwo wenda icyo twavuga bakirwanira mu buryo bw'amaboko n'intwaro, hanyuma mwebwe abaturage mukakirwanira musenga. Nk'uko na Elisa Imana mwishuriraga mu cyumba cy'amasengesho, iyo mesaje yayitangaga kamemu, hari abari ku birindiro bagiye nk'ingabo, bafashe intwaro, bafashe imiheto, bafashe amacumu, cyose wakabyara ubyarimo. Ubu twinjiye muri Nehemiya, wasanga inkiki abasana basanishije amasengesho gusa. Oya ngo basanaga nuko kwako kumwe gufasha intwaro kugasana. Ibyo se nukuvuga iki? Nuko ubwo n'uruhare rw'itoro mu by'ukuri. Niba hari abarimo urumva gusana inkingi kwacu ni umurimo wanzwe, ni umurimo urakariwe n'abatwanga n'abanga inkiki n'abanga Yerusalemu. Ariko ubwo banga Yerusalemu bahari bakaba badashaka ko tuyisana tuyubaka, reka natwe tubarwanyisha iki? Tubarwanyishe kubaka dufite iki? Intwaro. Kuko isaha yose batwatakira bakadutera, nibura barasanga twiteguye. Nicyo byavuga. Ibi ndimo ndabivuga ngo mu ruhare rw'itorero ku gihugu. Hari iminsi bamaze i Babuloni y'imyaka 70 babwiraga bazamukayo. Nimutekereza ko umwami Kuro wabasezereye. Nimusoma amateka yabo mu gihe kitaha cyabo, Kuro yarabaye umwami ndibwira wa gatanu. Wa gatanu ko habandi Nebukadinezari niwe bajyanye umuhungu we Berushaza, hanyuma umumedi Dariyo na Kuro umuperesi très bien ni wa kane. Aba bamukore bane Kuro wabasezereye mu bintu yabemereye. Agati nimugenda ariko nzabaha n'inkunga yo gusana igihugu. Muratashye ariko nzabaha n'inkunga yo gusana igihugu. Bivuga ngo gutaha ni kimwe, ariko gusana igihugu ni ikindi. Kuba mu gihugu ni kimwe, ariko no kugira uruhare mu mibereho yacyo ni ikindi. Yesu adufasha cyane. Amen. Baragiye baragisana, baragitunganya, barakiryoshya. Nehemiya hatahiye asana inkike, igihe kiragera zirataho ku mugaragaro muri Nehemiya igice cya 12 cyose bazantu bazagisome. Igihe kiragera igice cya 13 umutambyi Yashibu tangira kwangiza ibintu, ariko byose biratunga mu kigo ku murongo, igihugu kiratungana. Nshuti yange iteze amatwi, menya yuko itorero icyo twita itorero, Eglise, Church, rifite naryo inshingano zaryo ku gihugu. Hari ibyo bita mpande eshatu. Murayireba mpande eshatu? Triangle burya yasobanuraga ngo aha ngaha hejuru ni ku Mana. Hano hirya ni ku mutambyi, hano ni ku muhanuzi. Icyo yasobanuraga. Izi trois piquets zasobanuraga triangle, gahuza imirongo n'uyu n'uriya. Imana gahora n'umutambyi, umutambyi gahora n'umuhanuzi, umuhanuzi gahora n'Imana. Rero ngo sometime umuhanuzi yabasha gutanga message ivuye ku Mana ikaza direct ku muhanuzi. Cyangwa se ikava ku Mana ikajya ku mutambyi. Yagera ku mutambyi, umutambyi akajya kubaza umuhanuzi icyo bayikoraho. Iyi mikoranire rero niyo igaragaza ku itorero rifite uruhare runini cyane mu buzima bwiza bw'igihugu. Nukuri. Amen. Murakoze cyane mushumba kubw'amagambo y'ihumure dushyikije kuri aba bantu bose badukurikiye. Hari igihe nk'uko bivuze umuntu yumva ngo ni umusirikare cyangwa mbese abo bantu bakumva ko ari abantu n'abapagani, n'abantu nibakorera n'Imana, ese bariye mbese kumva ibintu by'Imana ari kuri, ariko nyamara nabyo ibyo bakora ni umurimo w'Imana. Rero wowe icyo usabwa nanjye nuko tubasengera mu gihe bari ku rugamba, mu gihe barimo kurwana, mu gihe ibyo bakora byose, ibyo bategura, uko barara amajoro barwanira igihugu, wowe nawe ukarara ijoro usenga. Ese uraryamye kuva ku kwezi kwa mbere kugera ku kwa 12, undi araye ukwezi kwa mbere kugera mu kwa 12 arara yicaye,
wowe uruhare rwawe ni uruhe. Rero reka mureke dusengera igihugu, dukunde ingabo z'igihugu, dukunde inzego z'umutekano n'ahandi hose, kugira ngo tubashyigikire mu buryo bufatika n'uburyo bw'amasengesho, hanyuma Imana yacu natwe izatunezererwa, idukiruze igihugu, tuba amahoro masamasa. Mushumba cy'abakristo bato mu myumvire n'imitekerereze, yego, bajyaga bapfa n'abasirikare cyangwa babahoraga, oya, bituma bituma n'abapagani, yego, ngo ni dayimoni, nuko bafite imbunda kandi imbunda ikaba yica, imbunda irica, uvuga nka n'umwicanyi nta juru azabona, kwica ni ubupagani. ni ikibazo kandi ibintu tuvuye imbere abantu tutabivuze, oya tubivuge musho, reka tubivugeho. Ni ryari umusirikare yakwica akaba akoze umurimo w'Imana? Yego, icyo tutakivuze abantu ntacyo bakora, turabasiga hagati no hagati ngaho musho, kuko bagenda n'uvuga ati baracyari abanyabyandi, bagenda bafite imbunda kandi ambura ntagira se amashaza kandi wirashumva ntabaho, ahita kandi umwicanyi ni igisubizo. Ndahita nkibaha mu magambo yo muri Yosuwa no mu Tegeko kwa 2. Imana ikuraho Mose, yego, ikamusezerera nk'umusaza wayoboye ubutayu bwose, yego, kandi mbibutse ko nawe akiyoboye, na Mose akigize ate, akiyoboye, barwanyije abamaleki, yego, sibyo, barwanyije abafitiye, babyumvise. Donc nuvuga ngo mu gihe cy'ubuyobozi bwa Mose nawe hari aho amoko barwanyije, yego. Ndaguha urugero, ntimwibuka umunsi Mose yajyaga ku musozi agahagararayo, yaba yagiye ku musozi yamarika amaboko, Abisirayeli bakanesha, yego, uko kunesha gusobanura iki? Ubundi kunesha kuri mu kubera hari hasi kusobanura iki? Kusobanura kwica umwanzi, yego, nicyo bivuze, nicyo bisobanura, ariko ni ukwica umwanzi, ntabwo ari ukumusunika, si ukumuganiriza, si ukumujyana mu mahugurwa, data we, si ukumvikana, si ukumushyiraho ikiganiro ngo yumve, oya. Kumwica ikintu gitangaje, Mose ngo hepfo mu kabande bamaze kumenya yuko arimo kumanika amaboko bakanesha, bagashira bo hasi neza neza, nuko aramanika amaboko, Abisirayeli bakica umwanzi, reka tubyite iyo nyito, yego, niko bimeze rero, tubyite uko byitwa ngo babyumve. Iyo yamanikaga amaboko hasi, hari Abisirayeli ku birindiro muri position, yego, baricaga, yego, umwanzi yarahagwaga ari mwinshi, si koko? Niko kuri, hepfo baza kubigenzura mu kabande, baravuga ati burya bwose muzari Imana amanika amaboko, akaba aribwo tunesha, amaboko ye yananirwa gakeya gutya, bakaduhindukirana, natwe bakaduhindukirana, twebwe batugenza bate, batujyana mu materaniro, aho ya yewe duhindukiranye batujyana, nawe urabyumva nyine babamaramo, ubwo ari kuri bimeze rero. Dushake abagabo babiri bagende basegura amaboko yande ya Mose, gatoya, tugende bagende basegura amaboko yande ya Mose, haleluya, witwa Aroni na Uri, bagende basegura amaboko ya Mose, urumva barashaka ibuye, yego, barimutege, hanyuma amaboko ya Mose akomeza areba hejuru, haleluya. Uwo munsi amaboko ya Mose yarebye hejuru ntananirwe, ngo nibwo bishe benshi, kugeza ubwo Yesu wari imirwano, ngo urabizi n'ikindi, wazubawe buhagaze aho ngaho twatubonye ka opportunity tugakoresha, Imana nishime cyane. Ndajya kumbwira abo twumva ko kunesha umwanzi kuva kera kwari ukumwica no kumumaraho, kubohora igihugu cya Kanani kwari ukubica, si ukubahugura, si ukubazana mu matera, si ukubatumira mu gitero, reka da, kwari ukubica. Yego, itegeko ry'iteka ryari ryavuze ngo muzabamareho nimugira n'uwo musiga, azabamera nk'ihwari handa mu mbavu. Ndajya ngo nubishobora twumva rero ko niyo mpamvu, ntabwo ariyo mpamvu ya mbere ituma ingabo zibaho, icyo kibaho iyo abanzi batubereye abanzi, ariko ntawe uduteye ntawicwa. Ubwo ni uburyo bw'umusirikare n'umupolisi, yego, ni uko kurwanya igihugu no kukirinda
kwica umwanzi wacyo. Niyo mpamvu muzabona mu mategeko y'urugamba umanitse amaboko kirazira kumwica. Yego. Umuntu washyize intwaro hasi akamunika amaboko burya ngo kirazira kumwica. Baramuzana akigishwa iyo yemeye kujya mu ruhande rwacu agafatanya natwe kurwana ashyirwa ku ruhande rwacu. Iyo atabyemeye ashyirwa mu buzima busanzwe. Ni nazo mfungwa mujya mwumva z'intambara zijya zisubizwa ibihugu. Iyo intambara irangiye zijya zisubizwa ibihugu byazo. Ariko abatwumva nimusobanukirwe ko umusirikare kwica umwanzi w'igihugu si cyo cyaha, si n'icyaha. Dore ko abantu babyibwiraga. Yego cyane. Ijambo ry'Imana niko rivuga. Yanesheje aha n'aha, yanesheje aha n'aha. Imana yabanesheje aha n'aha. Umwami wa Shuri tuba twavuze Siriya mu kanya abantu babyitiranye. Umwami wa Shuri igihe atera Hezekiya kunesha kwabo bikuye. Imana abwira Hezekiya tuva nta nubwo ujya kurwana. Yego. Genda bakurwanyiriza. Gusa ko kurwanyiriza no kubirukana. Oya. No kubamara. No kubica. Yego. No kubica umugenda. N'Imana igihe yatabariraga abantu batiriwe barwana. Hari n'igihe yabirukanishije yarwanyije abantu. Yabarwanyishije mugiga. Yego. Mugiga se sukubica. No gupfa. Naho surubura. Gwabondaga hese kundi cyubusa. Oya. Mu mutwe hasi. Abariwe n'amavubi se babayeho barapfuye. Yego. Icyo rege ngo ntacyumve neza ko icyo twita ingabo y'igihugu, ingabo z'igihugu ziriho kurwanira igihugu no kukirinda. Yego. Ariko zikora gutyo. Yego. Ikibi kikaba kwica umuntu arengana. Yego. Ariko kwica umwanzi w'igihugu ntabwo byari icyaha muri Bibiliya. Yesu adufasha cyane. Amen, amen, amen. Mushu ndumva ugerageje gusobanura uko bishoboka kose, kandi abadukurikira ndizera yuko bari butungana mu mitima yabo, abatekerezaga yuko bo bari abapagani nta gukizwa kuko bafashe intwaro, ntabwo ariko bimeze, kuko ibyo ngibyo n'ijambo ry'Imana urumva ko ridushyigikiye. Rero ahubwo icyo bigusaba ni ugusengera igihugu, ugasengera ingabo, ugasengera buri muntu wese kugira ngo umurimo ahawe gukora ukore neza, arinda igihugu. Karame ibiganiro twagiranye hagiye twagize ikiganiro cy'amagambo ya babyita Romarike amabwiriza. Yego. Amabwiriza Dawidi yahaye Salomo. Ndetse batuze amatwi bakunda Dawidi. Baramukunda. Yego. Umuhamagaro gutoranywa. Yego. Byose. Ariko bazasomere barebe mu magambo Dawidi yabwiye Salomo. Yego. Yamubwiyemo kuvuga ngo umugabo uyu n'uyu yaraturwanyije. Yego. Umugabo uyu n'uyu yanze ko tuhagize isanduku. Umugabo uyu n'uyu yagize kwiyandi kurya. Umugabo uyu n'uyu yamenye amaraso. Yego. Umugabo uyu n'uyu yanze urusengero. Umugabo uyu n'uyu imvize. Yego. Uzazimanurira kuzimu ziriho amaraso. Wow. Ntago ari yabaga yafurishijemo. Yego. Kuva kera kose umuntu, ariko reka nkivuge dusoze. Yego. Muri teolojiya twize ko hari ibintu bitatu birwanya icyaha. Yego. Ndetse bikakimuraho. Icya mbere ni amategeko. Amategeko arwanya icyaha ko abantu batinya igifungo. Yego. Bagapfa kwikandagira bakagenda gahora. Icya kabiri ni amanywa. Amanywa n'ijoro. Yego. Aya manywa ureba atuma abanyabyaha batiba badakora ibyaha, bakaza gufatanya n'umwijima, bakaryama bakaza kubyuka. Icya gatatu ni urupfu. Yego. Buriya gupfa kw'abanyabyaha no mu migani byanditsemo ko ngo uyu mudugudu ngupfushije nk'abanyabyaha nk'irigitano ngo nkutujemo bake. Ariko ngo wagira abakiranutsi nka 70 kimwe cy'akabiri cy'abanyabyaha, abo bakiranutsi none bakagira umumaro. Yego. Ni ukuvuga rero ko kimwe mu bintu bigabanya ibyaha n'abanyabyaha harimo urupfu. Yego. Wenda umurimo wacu ni ukubabwiriza ngo bapfe bakijwe, bigabanuka. Yego. Yesu adufashe cyane. Amen, amen. Murakoze cyane mushumba, Imana ibaho umugisha. Turasobanukiwe gukunda igihugu no kugisengera.
abanyetorero, abayobozi, abashumba mu nzego zitandukanye, mukangurira abaturage gukunda igihugu ndetse no kugisengera. Niba utajya ku rugamba, utari umusirikare, utarara ijoro, utari umupolisi, utari n'umudogiteri ngo urarimo kuvura, ariko wowe basi fata akanya ko gusenga, usengera igihugu cyawe, tuzaba amahoro. Gira uruhare, gira icyo ukora nawe uvuga utari ko hari icyo nkoreye igihugu, nanjye hari akantu nkoze. Ntuzarebere pe, uzarebera igihugu kizatabarwa, ariko uzumva ipfunwe mu mutima, ntabwo kizape. Esteri, urumva rero mureke twese dufatanye, dushyire hamwe, ari abari hirya n'abari hino, dusengera igihugu cyacu. Mushumba, Imana ibahe umugisha. Tugeze ku musozo, turifuza ko mudusengera abanyarwanda muri rusange aho bari n'isi yose, ariko ngo ujya gutera uburezi agira ati twibande kuri twe. Imana ibahe umugisha. Imana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye. Urakoze. Gushimira umwanya mwiza waduhaye ngo tugabure ijambo ryawe mu buryo bw'ikiganiro, kandi ndizera ko hamwe n'inyigisho twatanze mu ijambo ryawe abaduteze amatwi hari ibyo basobanukiwe. Urakoze. Ndabasengeye kugira ngo ibyo bumvise bamenye uyu munsi batari bazi, bibabera inyungu n'inyunganizi mu ruhare rwabo mu gukunda igihugu no kugikorera. Data mwiza, ndabizi yuko impande izavuga, itorero rizamurwa, ariko rizazamurwa rivuye inaha mu isi. Ariyo mpamvu ijambo ryawe rivuga mu byahishuwe ngo Yohana yabonye abantu baturutse mu mahanga menshi, mu moko menshi, mu ndimi nyinshi, mu miryango myinshi. Rero no mu Rwanda hazava abantu batahe, ariko bazaba bavuye mu Rwanda nyine batararuvamo. Rero birasaba kurukunda, kurukorera, kuruharanira, kururwanira ishyaka. Turakwinginga ngo bitubashishe, kuko ubwo butumwa niho tubuvugira. Amasezerano duhaye niho yasohoreza. Iyo tubwiye kwiga niho twiga, iyo dusezeranyije ubukwe niho tubukorera, dusezeranyije urubyaro niho turubyarira, dusezeranyije ubworozi no gutunga no kugwiza niho tubihererwa. Rero ahantu usoza amasezerano yacu ntabwo dukwiye kuhafata nk'ahantu horoshye ku isi, harakomeye, nta handi twahabona ku isi. Uko tugiye ku isi gushaka ahandi dusanga beneho bahatsimbarayeho, ariko ahangaha niho wacu, niho waduhaye. Haleluya. Ubwanjye mu buhamya bwanjye niho amasezerano wamuhaye yagiye yasohoreza. Ubishimirwe. Rero turagusengera ngo aya magambo tuba tuganiriye ugiyigisha abantu yubumvishe cyane kuruta uko twayavuga. Mwuka wera yaherekeze maze yasobanurire kuri uko twayasobanura. Urakoze data. Dusengera igihugu cyacu, dukomeje kukibera amaso mu masengesho, ko turabizi ko aho tutagera amasengesho arahagera kandi yakora. Haleluya, haleluya. Kubirindiro ntabwo turiyo, ariko abariyo turabakweretse, kuko wabigenje ku gihe cya Elisa maze ukamuhishurira iby'umwami wa Siriya n'abandi bose bateraga. Turagushimiye ko natwe tumenyesha ibyacu n'iby'igihugu cyacu, yewe n'imigambi abanzi bagifiteho, kandi iyo tumenyesheje tugasenga hari byinshi ukuraho. Turagushimiye. Rero ufashe ubwoko bwawe bari bakurikiza inyigisho, n'abandi bazagenda bazumva nyuma uko bazagenda bazihererekanya. Mwami, zigira umumaro rwose. Turagushimiye ko twumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom, shalom.